Ndagusuhuje nshuti muvandimwe kandi ndakunezerewe cyane wowe nanone duhuriye muri no gahunda yateguwe na korali ubugingo bushya yo kwitorero rya Samuduha hano mu mujyi wa Kigali aho mvuga nanjye ndi. Ubushize twagize igitaramo cyiza ariko n'uyu munsi turagira igitaramo cyiza cyane. Uyu munsi turi kumwe nanone na korali ubugingo bushya, murababona bariteguye. Korali Yesaraje barahangaha, umuhanzi Vumira mfite Imana nawe uturuka mu majyepfo, umukobwa duhamya ko aririmba neza cyane turi benshi nawe arahangaha. Nanjye Karangwa Karixte uyoboye ino gahunda ndaza kujya nyuzamo ndirimbe. Korali mwavuga ngo ki? Amen. Turabanezerewe cyane rero kandi twashimye yuko mwagiye mutanga inyunganizi cyangwa se commentaire mu ndimi z'amahanga mushima igitaramo cyabaye ubushize. Uyu munsi rero nagahebuzo. Hashize igihe kirenga umwaka isi yose iri mu gihe cy'akangaratete, turi mu gihe haje icyorezo cya coronavirus, ariko ndashimira Imana yuko mu makorali cyahitanye hatarimo korali ubugingo bushya. Ariko ibyo ngibyo nanone ntabwo byatubuza kunezererwa Imana, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mu biho byose tujye duhora tugira gute. Tudatinze rero tugiye gutangiza n'indirimbo yo mu gitabo. Reka nsabe Muteteri, abantu benshi muramuzi, igira hejuru bakurebe rwose, abantu bakurikiranye iki gitaramo adutorere indirimbo nziza maze korali tuyiririmbe tunezerewe, ubundi duhita dukurikizaho isengesho. Ndababwira gahunda irakurikiraho. Murakoze cyane abakurikiye gahunda y'igitaramo cya korali ubugingo bushya. Twishimiye gutangiza iri teraniro ryacu indirimbo ya 252 ivuga ngo nimucana amatabaza. Nimucana amatabaza umwijima ubaye icyago, hazaba umwijima ukaze umwama natwe tubushikamyemo dutegereze umukiza. Mana nziza, Mana ikomeye, mubyeyi dukunda, turagushimye cyane, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko udukunda kandi ukatwitaho. Tugushimiye ko warinze buri wese muri bagenzi banjye uko turi kumwe ahangaha muri ino korali, wabanye natwe mu gihe gitambutse ubwo tugihumeka, uhabwe icyubahiro. Waduhaye impano nziza, impano yo kuvuga ibyawe kugira ngo isi yose ibashe gukira, tuzatane mu bwami bwawe, uhabwe icyubahiro. Muri uno mwanya turakwiragije cyane kugira ngo ubane natwe ubwo tugiye gukora iki gitaramo. Twizeye neza ko kizarebwa n'abantu benshi kandi twizeye neza ko hazavamo umusaruro ushimishije, uhabwe icyubahiro. Bana natwe kuva dutangiye ndetse ukomeze kuturinda nituza kugera ku musozo amahoro kandi bigenze neza. Turashima urukundo rwawe. Ikigenderewe muri byose ni uko umuntu wese yaronka ubugingo tukazatahana mu bwami bwawe. Utegura imitima bagiye kumva ubutumwa buri mu ndirimbo, ndetse natwe tugiye kubutambutsa ukomeze kuduha guhuguka cyane kugira ngo uganirize imitima yacu. Ngaho ibyo ushaka, ibyo ushima aba ari byo bikomeza kubana natwe ndetse n'abadukurikiye, kuko tubisabye twizeye kubiduhera ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Barakoze cyane rero
ari uwadutoreye indirimbo, arakoze cyane. kandi nanone uragije ino gahunda Imana, nizera yuko nawe wari ukurikiranye gahunda ugize umunezero, kandi tugiye gukomezanya umunezero. Korari ubugingo bushya rero tudatinze, mu gihe guhaguruka muririmbe indirimbo 5. Indirimbo zingahe? Indirimbo 5, nta guhagarara. Indirimbo 5 zirangira mbabwira gahunda ikurikireho. Murakoze cyane. Urukundo rwa Yesu ruratangaje cyane, urwakunda ry'umunyabyaha. Simfite icyo namwitura ku byo yankoreye, muhaye ubugingo bwanjye. Yewe umuntu mubi uruta abandi bose, reba ngenje aho uri Yesu, dore ndagutakira nicishije bugufi, unyuhagire ibyaha byanjye. Yavuye mu ijuru avurwa ku musaraba, azira ibicumuro byanjye. Yahuye n'ibirushya birengeje urugero, yikoreye umutwaro wanjye. Yewe umuntu mubi uruta abandi bose, reba ngenje aho uri Yesu, dore ndagutakira nicishije bugufi, unyuhagire ibyaha byanjye. Ni ufite ubugingo abutangira ubuntu, izina rye niryo ryankiza. Kuki se nakwiheba kandi ndi kumwe nawe, nzajya nsingiza urwo rukundo. Yewe umuntu mubi uruta abandi bose, reba ngenje aho uri Yesu, dore ndagutakira nicishije bugufi, unyuhagire ibyaha byanjye. Yewe umuntu mubi uruta abandi bose, reba ngenje aho uri Yesu, dore ndagutakira nicishije bugufi, unyuhagire ibyaha byanjye. Unyuhagire ibyaha byanjye, unyuhagire ibyaha byanjye, unyuhagire ibyaha byanjye. Twavunikiye mu rugo rwawe, tumererwa nabi ntiwavuga, dufatwa nk'abasuke mu gihugu, badafitemo ijambo. Tumera nk'intabwa turemera, ibitutsi kandi byadutera
duhatirwa kugura ubwenegihugu, turanga kuko dufite iwacu. Twarakomeretse Mana, tubura uwo kutwomora, twaravunitse mu mitima, tubura n'umwe wo kutunga, abakaduhumurije ngo twimore, baraduhamuye turumirwa, nta wundi wo kutunga keretse uwo twita Rugaba. Twagiye tubabazwa n'ukuntu umurimo wawe udindira, tukajya tugira ifure mu mitima, amarira akadushokana, abo dupfukamana ku karago, na bamwe bitwa ko turi kumwe mu rugendo, abo ngabo baduca intege n'impamo, tukanga tukerekeza iwacu. Twarakomeretse Mana, tubura uwo kutwomora, twaravunitse mu mitima, tubura n'umwe wo kutunga, abakaduhumurije ngo twimore, baraduhamuye turumirwa, nta wundi wo kutunga keretse uwo twita Rugaba. Dukomeza kuvuna gusarura, tugwa ku bimbizo umwanzi yateguye, tukababara, dukomezwa n'akabando n'umurunga, imisare dufite tukumvira wowe, tugakomeza tuzarukirayo, nubwo umuraba udukoze hirya hino, tuzarukirayo, tuzarukirayo, nubwo umuraba udukoze hirya hino, tuzarukirayo, tuzarukirayo, nubwo umuraba udukoze hirya hino, tuzarukirayo, tuzarukirayo, nubwo umuraba udukoze hirya hino, tuzabana na Yesu. Umuyaga ugiye kuhuha, murawiteguye, dore n'agashururu njyewe namaze gutinya, imbaraga yawe njyewe ndimo ndayireba, dore urabe maso kandi ugume mu birindiro, dore umugosozi yamaze gufata intara, agiye gucecura agendeye inkumbi, agiye guca
gucogora intwari intwara nibe ku rugamba Yesu abasange batuje atane n'ab'i Kanani igira amategeko ya leta zo ku isi aza batakibasha kuturinda jye nawe itegeko teka ubwo rizaba risohoye ibihome byaje dore mugira amakenga dore umugosozi yamaze gufata intara agiye gucecura agendeye inkumbi agiye gucogora intwari intwara nibe ku rugamba Yesu abasange batuje atane n'ab'i Kanani nubwo uwo muyaga ufite imbaraga idasanzwe namaze gusiga amaraso ku nkomanizo z'umutima wanjye dore natuje iby'umwuka ubu nta bwoba uko kunyeganyezwa ntiguteze kunshogoza nubwo umushishozi abona byansatiriye akabona neza ku isi mu mahenuka iyo ashishoje abona n'uburinzi abamarayika inzovu n'ibihumbi bazaba biteguye kurwana urugamba uwo muyaga ufite imbaraga idasanzwe amaze gusiga amaraso ku nkomanizo z'umutima wanjye dore natuje iby'umwuka ubu nta bwoba uko kunyeganyezwa ntiguteze kunshogoza dore natuje iby'umwuka ubu nta bwoba uko kunyeganyezwa ntiguteze kunshogoza dore natuje iby'umwuka ubu nta bwoba uko kunyeganyezwa ntiguteze kunshogoza dore natuje iby'umwuka ubu nta bwoba uko kunyeganyezwa ntiguteze kunshogoza erega kugucaho bagenda si uko bakwanga bose ahubwo bahishwe ibanga satani yamaze kubagira iminyago bamwe abahezi yambwiyo abandi akabatwara mu kwaha akabatambutsa kugira ngo badasobanukirwa iby'amabendera turi imbere nubwo wanganye n'ibirango imbere ndetse n'inyuma yawe twasobanukiwe neza utuye imbere y'izuba utuye inyuma y'ukwezi utuye hagati y'ibyo bibiri abera kuko twamenye ibanga tukagira ibihamya kuri Sinayi iryo hagati ntabwo twaritatira tuzakomeza kurizamura nubwo twabura umutekano useserezwa n'abanyabwenge bamaze kuminuza aho kumenya imico yawe ngo bihitire n'icyagira umumaro
bamwe bageresiyo neza abandi bakagenda mu cyuga bagatambuka ubagaruze ya nkoni ya Mose ubu bararira ibyanjye amen nubwo wanganye n'ibirango imbere ndetse n'inyuma yawe basobanukiwe neza utuye imbere y'izuba utuye inyuma y'ukwezi utuye hagati y'ibyo bibiri abera kuko twamenye ibanga tubagira ibihamya kuri Sinayi iryo hagati nabwo twayitatira tuzakomeza kurizamura nubwo twabura umutekano ipfundo ry'abanyabwenge uri ingabire igakanamana uri izingiro ry'amabanga abenshi batamenya kugenzura ikiyaga kimaze kuvuga inyamaswa igiye gutegeka ndetse igishushanyo ubu kigiye guhumeka biracurera Aremagedoni nubwo tuzi neza iby'abagorozi tugasobanukirwa n'iby'abakoduwa twiyemeje guhamiriza uwadukunze tutamuzi mu masenga ni kwa Mana mu mavumo ni kwa Mana nubwo badushyira ku misaraba tugacurika umutwe ndetse nka Petero tuzira sabato nyir'isabato twazongera kurizamura kwa Henoki no misishya nubwo badushyira ku misaraba tugacurika umutwe ndetse nka Petero tuzira sabato nyir'isabato twazongera kurizamura kwa Henoki no misishya barakoze cyane rero korari ubugingo bushya ku ndirimbo nziza baririmbye ngeweho nari ahangaha nari numva rwose nguwe neza bakomeza ariko n'ubundi mu kanya baraje bakomeze nababwiye rero ko igitaramo cy'uyu munsi nacyo kiri mu bitaramo byiza byabayeho kandi bizakomeza kubaho kuko ahangaha kiri n'undi munsi wazaza ukakirebaho wabwira n'inshuti yawe ikaza ikareba mbibutsa gukora subscribe kuri no channel kugira ngo n'ibindi bitaramo byose n'ibiganiro ubutumwa bwiza bwose korari ubugingo bushya bageneye bukomeze kukugeraho neza kandi ku gihe ubwo rero nababwiye ko hari n'undi muhanzi nanjye ndi umuhanzi hari na korari Yesaraje ubu rero nk'aka kanya ngiye kubaha ibitekerezo bibiri igitekerezo kimwe ni umuryango mugari ikindi ngiye kubabwira icyumba cy'intambara mbwira korari ubugingo bushya kuko namwe mwaririmbaga numva nimufashwa murajya muvuga ngo nawe ahura aho ngaho rwose inshuti muvandimwe ufashijwe ukavuga ngo amena nta kibazo uri gukurikirana wibereye mu nzu yawe urisanzuye wahaguruka n'indirimbo ukazibyina ukaryoherwa ukuri kubyumva kose umuryango mugari wagwiriwe n'igiti ese umuryango mugari ni uwuhe ku buhanga bw'ibyuma badufashe wagwiriwe n'igiti ariko ikibabaje bavandimwe aho kurwana uvamo urashaka kwicaniramo udusigisigi tw'imbaraga intekerezo basigaranye nkaho babihurije hamwe ngo barwanye nyirabayazana barabikoresha bahigana uciye undi rwaho akamurimbura yambuye isano rukumbi bashakira ibi batandukanya abatabashije kubihimba bagenzi babo babarwanaho barabibahimbira Imana yo yaremye umuntu umwe Adamu kandi benshi barabyemera
bidatinze muremere umufasha mukwiye kandi w'igikundiro. Abo bombi abo nibo twese dukomokaho, bibasiwe na sekibi bava mu murongo bari beretswe. Bariye kuri cya giti bari babujijwe n'Umwami Imana. Icyaha cyoreka iyi si uvutse wese akakivukana. Atareshya ntaramukanya, kuva kera udufi duto nibyo kurya bya bifi bya ruto, binini bimiro duto no mu bantu niko bimeze. N'amabara y'impu tudahitamo, abazabiranijwe n'ubujiji, ab'impamvu bagahigana bakamarana abavandimwe. Amanywa nijoro barashonana, uciye ndurwa haramurimbura. Abandi bapfa amadini basanze kandi bazasiga ino, bashyize Bibiliya iruhande bahimba ibisobanuro bidafatika bararigana. Iyo hamanukirwa kiliziya nari guhungira mu idini gakondo, muri Isilamu, mu Protestani ndetse n'andi madini yadutse. Ariko bose haba bibone, abarozi ndetse n'abasambanyi, abapfa imyemberere bapfa ubusa, amadini yose yaramanukiwe. Iyo hamanukirwa abirabura nari guhungira mu Barabu, mu Bazungu cyangwa mu Bahinde. Ariko igitangaje bavandimwe, impinja, abasore, abasaza n'abakecuru, buri munsi twese turashyingura abapfa amabara y'impu n'ubujiji, amabara yose yaramanukiwe. Iyo hamanukirwa abakene nari kurara amajoro menshi ngashaka ubutunzi. Ariko igitangaje bavandimwe, birangira atunganyije 8 metero n'imwe kuri 2. Uyu muryango mugari wari ukwiye gusubira ku isoko. Ubwo duhuje ibibazo ariko duhuje n'umucunguzi, nitwiragiza Mesiya akatubera inkingi twiringira. Isano izagarura isura maze twimike Umwami w'amahoro. Iby'agaciro tubimenye maze twimike Umwami w'amahoro. Hari umuryango mugari rero wagwiriwe n'igiti. Tumaze kwumvana n'abantu rwose bateze amatwi kandi bakurikiranye gahunda ya korari ubugingo bushya kuri no channel ya YouTube ya korari kandi ubugingo bushya. Mwibutsa ukurikiye ko ushobora no gukanda subscribe, no amagambo atukura aho munsi. Hirya urabona akantu kameze nk'inzogera, ukagakanda kugira ngo n'abandi bahanze n'ibindi bitaramo bizakugereraho kugi. Ikindi gitekerezo rero ngiye kubabwira ibintu byitwa icyumba cy'intambara. Mu nzu zacu nka korari ubugingo bushya n'abantu turaha zigira ibyumba, n'inzu zawe kandi cyangwa se ukodesha nazo zigira ibyumba. Ngiye kukurangira n'ibindi byumba rero utaruzi. Icyumba cy'intambara. Abakire bubaka amazu, yewe g'amazu afite ibyumba byinshi cyane. Mama we, ibyumba byo kuraramo nawo gufatira amafunguro. Nyabusa we, ibyumba by'abashyitsi, ibyumba by'amasuku, n'abana bato bagira ibyumba, ababyeyi bakabitaka neza. Nubwo hatakibaho ibigega gakondo, n'ubu barahunika mu byumba byo mu mazu.
abashyitsi burya ko ku rugo ngo ni urugendwa. Abana rwose ni umugisha nagisa no kubagusha neza, nyamara hari utanyurwa nabyo uwo ni satani nyakunyagwa. Si iby'ubu kandi ni kuva na mbere, yahereye mu bakurambere arwana intambara z'inyongobe za bugingo. Nyamara ikimbabaza kuruta benshi mu kubaka ayo mazu, ntibashyira mu icyumba cy'intambara ngo barwanirize mu wo mubisha. Nyamara inzu itagira icyumba cy'intambara nta manegeka arenzayo. Icyumba cy'intambara ucyubake hejuru, urwanye satani by'isi ubyitegeye uri mu cyumba cyo hejuru. Icyumba cyo hejuru kigira icy'intambara, urwanye satani by'isi ubyitegeye uri mu cyumba cyo hejuru. Mu mitima ya benshi ubu, benshi cyane ubu, harimo ibyumba byinshi cyane. Mama we, ibyumba byo ku kazi, ibyumba byo mu rugo, ibyumba byo ku rusengero birangwa no kwiyorobeka. Nyamara umutima utagira icyumba cy'intambara nawo ni nk'inzu y'amanegeka. Abenshi banditswe moto bageze kure basenyuka. Ngaho genda mu nzu yawe icyumba gikuru kigira icy'intambara, ushyiremo intwaro Bibiliya kuyisoma bizagufasha. Ushyiremo kandi n'amashyiga gusenga, kwizera no guhimbaza iyo nziza umutamirwa na satani azajya yiberera. Icyumba cy'intambara ucyubake hejuru, urwanye satani by'isi ubyitegeye uri mu cyumba cyo hejuru. Icyumba cyo hejuru kigira icy'intambara, urwanye satani by'isi ubyitegeye uri mu cyumba cyo hejuru. Ngaho genda mu nzu yawe icyumba gikuru kigira icy'intambara, ushyiremo intwaro Bibiliya kuyisoma bizagufasha. Ushyiremo kandi n'amashyiga gusenga, kwizera no guhimbaza iyo nziza umutamirwa na satani azajya yiberera. cyane we nshuti muvandimwe wateze amatwi, murakoze cyane namwe korari ubugingo bushya turangira abantu icyumba cy'intambara. Ni ukuri birakwiye ko twubaka ibyumba by'intambara kugeza ubwo dushyiramo intwaro Bibiliya tugasenga tugahimbaza. Icyo gihe satani iyo nzu azajya yiberera. Reka twakire rero kuri stage yacu umuhanzi Vumiriya Mfitimana. Kubera umunezero natangiye kumva ahantu habaye hanini kandi reka burya ikigira ahantu hanini ntago ari inzu, ahubwo ni imitima kumva twisanzuye. Vumiriya Mfitimana atambuka ahangaha tumwakira ahimbaza Imana mu ndirimbo eshatu nziza yadutoranirije. N'ubushize yararirimbye turanezerwa, haleluya. Kandi nkomeza kukubwira wowe ukomeje gutega amatwi unareba kandi no gahunda yuko indirimbo mwasabye ubushize mu kanya nazo turaje tuzigarukeho. Vumiriya Mfitimana niwe dutegereje ahangaha kaza agahimbaza Imana. Murakoze cyane, mwicara dukurikira twese tunezerwa duhimbaza Imana dufashwa tuvuga ngo amena. Kandi mu izina ry'abantu bakurikiye turabashimye korari ubugingo bushya. Nibi mumaze kutugezaho nabyo ni byiza kandi turacyabafitiye icyizere ko n'ibindi biba byiza cyane.
ugatentebuka wumva imbaraga zikagushiramo wumva ukabura uko ugenza ndabarahiye ntarutangira ugahina akagongo ugatangira kugenda ususumira ukaba nk'usubiye ibwana izabukuru zikaguha inyanga gusa nuko hari ubundi buzima butazima wateguriwe na Yesu naho ubundi iyi si iraduhenda hanyuma ikaduhemba kuduha inyanga duhitemo Yesu ntabwo abeshya gihe cy'ubutoya ubura umusore w'umunyabigango uri umukobwa mwiza wisiga amavuta akagufata ariko mu gihe gitoya yasura ikamarwa n'iminkanyari hari n'abakuka amenyo kuvuga intwari kaba kabando gusa nuko hari ubundi buzima butazima wateguriwe na Yesu naho ubundi iyi si iraduhenda hanyuma ikaduhemba kuduha inyanga duhitemo Yesu ntabwo abeshya gusa nuko hari ubundi buzima butazima wateguriwe na Yesu naho ubundi iyi si iraduhenda hanyuma ikaduhemba kuduha inyanga duhitemo Yesu ntabwo abeshya niyo utasaza urupfu burya nawe rutinya abakira b'amabatware burya nabo bagira umunsi wa nyuma wagutinywa kwabo kose ukarangirana n'uwo munsi reka duhitemo kubitsa ubugingo bwacu Yesu watsinze gusa nuko hari ubundi buzima butazima wateguriwe na Yesu naho ubundi iyi si iraduhenda hanyuma ikaduhemba kuduha inyanga duhitemo Yesu ntabwo abeshya Yesu ntabwo abeshya duhitemo Yesu ntabwo abeshya hari ubwo ujya ugira ibibazo bikomeye ugashaka igisubizo ugaheba ugakubita hirya hino mu nshuti mu bavandimwe mu baturanyi bikananirana ukiheba kugeza ubwo wumva wanze ubuzima ukibaza niba Imana ikubona ariko nshuti jya ukomera ntukahacumurire mu bigeragezo niho dutsindira hari Yesu wita kure hari Yesu utadutererana hari Yesu duhanga
ntugashakira ahandi tutabaza Yesu aratabara ndabihamya Urarizwa nuko wabuze urubyaro cyangwa urarizwa nabo wabyaye bakunaniye cyangwa urembejwe n'uburwayi butoroshye wenda ntugisinzira kubera ubukene ibibazo ni byinshi dore imitima yarashegeshwe kandi benshi bahora babeshywa ibisubizo Yesu gusa ni utanga igisubizo gihamye kandi uwasubije rwose umutima uranyurwa hari Yesu wita kure hari Yesu utadutererana hari Yesu duhangayikira ntugire ibibazo ntugashakira ahandi tutabaza Yesu aratabara ndabihamya hari Yesu wita kure hari Yesu utadutererana hari Yesu duhangayikira ntugire ibibazo ntugashakira ahandi tutabaza Yesu aratabara ndabihamya ntugire ibibazo ntugashakira ahandi tutabaza Yesu aratabara ndabihamya ntugire ibibazo ntugashakira ahandi tutabaza Yesu aratabara ndabihamya baraharuhiye ariko baribangara ubuzima bugoye babucamo baranesha babanaga n'abanyamahane bahoraga babendereza ariko intego yabo bera yahoraga ari ukunesha nibo bazicara ku nyanja y'ibirahure baririmba indirimbo y'umwana w'intama watangohereye kukuremwa kw'isi nibo amarembo y'ijuru azikingurira Yesu abaha ikaze ati nimuze muratsinze nibo bazicara ku nyanja y'ibirahure baririmba indirimbo y'umwana w'intama watangohereye kukuremwa kw'isi nibo amarembo y'ijuru azikingurira Yesu abaha ikaze ati nimuze muratsinze abashonje ariko ntibiba abimana yatungishije bari barize guca bugufi bari barasobanukiwe neza yuko isi atari gakondo bikabatera kwanga icyaha bagahora bisunga Yesu hahirwa uwihanganira byose bimugerageza nubwo Satani yamurasa ariko akaba ashaka kubyuka Yesu ariho ngo dukomeze amaboko twongerere imbaraga ikamba ritangirika riteguriwe abazatsinda nibo bazicara ku nyanja y'ibirahure baririmba indirimbo y'umwana w'intama watangohereye kukuremwa kw'isi nibo amarembo y'ijuru azikingurira Yesu abaha ikaze ati nimuze muratsinda nibo bazicara ku nyanja y'ibirahure baririmba indirimbo y'umwana w'intama watangohereye kukuremwa kw'isi nibo amarembo y'ijuru azikingurira Yesu abaha ikaze ati nimuze muratsinze nibo bazicara ku nyanja y'ibirahure baririmba indirimbo y'umwana w'intama watangohereye kukuremwa kw'isi nibo amarembo y'ijuru azikingurira Yesu abaha ikaze ati nimuze muratsinze cyane umuhanzi wacu
umukobwa Imana yatoranije ngo avuge ubutumwa muri ibi bihe bitoroshye kandi biheruka, abantu batagishidikanyaho, twese n'abatarabizera basigaye babona ko ibi bihe biheruka. Reka rero noneho dukurikizeho korali ubugingo bushya, muhaguruka mukubitaho indirimbo 3 nziza, ariko nziza, dusatira n'umusozo w'ino gahunda. Korali ubugingo bushya, nubwo mwakomeza mwicara ariko imitima yanyu yerekera iby'ijuru nta kibazo. Indirimbo 3 nziza cyane, abari ku buhanga bw'ibyuma rwose batadutindira. Gukomeza kuduhiga, uradushaka w'iki satani, dore warize umwami akivuka, ahungira ku mugabane w'iwacu, ntiwigeze umuha agahenge namba, wakomeje kumuhiga satani, waramusesereje mu butayu, ushaka kumutegera ku nda, yahagaze mu mbaraga idasanzwe, agutsindisha koko handitswe ngo ese gukomeza kuduhiga, uradushaka w'iki satani, dore wakomeje kumugenza, birangira ko kumumanikishije ariya yamanitswe i Karuvari, naboneye urupapuro rw'inzira, wagize ngo umuntu uramunyaze, azutse ikimwaro kiragufata, yadutereye kashe turashima, ubu turabakandida b'ijuru. Gukomeza kuduhiga, uradushaka w'iki satani, wafashe ingabo 100 z'Abaroma, uzirindisha imva y'umukunzi, wagira ngo umuheze mu gituro, umuntu umubonye umunyago, wari wahomyeho ubushishi, dayimoni nazo ziragota, yazukiye mu butware buhanitse, uko niko gutsinda k'umuntu. Tuzamubaza byinshi umwami wacu, tuzamubaza rwose atubwire, tuzaba dufite amatwi yumva, ubwenge bwacu nabwo bugutse, tuzamubaza ukuntu yabanaga n'abanyadini b'abafarisayo, tuzamubaza n'uko yahagaze ku gasongero karwa rusengero, tuzamubaza ibyo mu gashyamba, atubwire ndetse iby'i Karuvari, azatubwira ibya bisambo, cyane cyane ibya Disimasi. Imyaka 1000 turi mu ijuru, izaba iyo kubwirana ibyacu, amakuru y'abagenzi na Yesu, tuzayasoreza aho ngaho, azagufatira cyo gishura, ahanagura amarira yanjye nawe, azaduha amakamba dukwiye, tuzakorana nawe igitaramo, azaduha uruhisho yaduhishiye, tuzakorana nawe igitaramo, azagufatira cyo gishura, ahanagura amarira yanjye nawe,
azaduha amakamba dukwiye, tuzakorana nawe igitaramo, azaduha uruhisho yaduhishiye, tuzakorana nawe igitaramo, azaduha amakamba dukwiye, tuzakorana nawe igitaramo, azaduha uruhisho yaduhishiye, tuzakorana nawe igitaramo. Uwinaniwe niwunanuka, ijuru ntacyo ritakoze, iby'agakiza kacu byashyizwe ahabona, aho umuntu wese yabishyikira, byaba iby'aburambuye ibiganza byo kwizera ukabyakira. Ubutabera bw'Imana ntibusonera icyaha, iyo biba bityo na Mose ntiyari kugwa mu mpinga ya Pisiga, yari gukomorerwa akajya mu bwoko bwe, akabuherekeza akabugeza i Kanani. Icyaha ni kibi ntugikinishe, cyatsinze umukunzi wacu ku musaraba. Nacurwa kibera ntarya ruswa, amahirwe yayagushyize imbere, kumuhitamo n'ukwiteganyiriza, uva mu rupfu ukajya mu bugingo, ateze ibiganza byatobaguwe, n'umwizera arakwakira. Ubutabera bw'Imana ntibusonera icyaha, iyo biba bityo na Mose ntiyari kugwa mu mpinga ya Pisiga, yari gukomorerwa akajya mu bwoko bwe, akabuherekeza akabugeza i Kanani. Icyaha ni kibi ntugikinishe, cyatsinze umukunzi wacu ku musaraba. Nambuze wishidikanya, uri umwe mu bo Yesu yapfiriye, tsinda yo majwi akwiyemesha ngo waravumwe ntacyo uramira, niyo aza kuba ari wowe gusa uri ku isi yari kuza. Kugira neza kw'Imana ni kugira akagero, iyo biba bityo na Sawuli ntiyari gutungurwa n'umucyo, yari kuba ruvumwa agacibwa witeka, azira kurenganya abo mu nzira ya Yesu, kuko yakiriye imbabazi zayo, tuzabona hoberana na Sitefano. Kugira neza kw'Imana ni kugira akagero, iyo biba bityo na Sawuli ntiyari gutungurwa n'umucyo, yari kuba ruvumwa agacirwa witeka, azira kurenganya abo mu nzira ya Yesu, kuko yakiriye imbabazi zayo, tuzabona hoberana na Sitefano, kuko yakiriye imbabazi zayo, tuzabona hoberana na Sitefano. Arakoze cyane Mfitimana Vumiriya
barakoze cyane n'abandi bose batambutse. Dutangira ino gahunda nababwiye yuko turi kumwe na korali Yesu araje, kandi ntago mwari mwigeze murayibona ahangaha iri kuririmba, ariko murabona ko bariteguye. Nshuti bavandimwe turi kumwe ahangaha, nawe nshuti muvandimwe ukurikiranye ino gahunda kuri YouTube channel ya korali Ubugingo Bushya, cyangwa se kuri Facebook ya korali Ubugingo Bushya kwaya, aho hantu hose ushobora kuhasanga iki gitaramo none ndetse n'ejo hazaza. Reka rero dusabe korali Yesu araje indirimbo 3 nziza, maze ubundi tugenda dusatira n'umusozo w'ino gahunda. Yesu araje indirimbo 3. Kwijambo ry'Uwiteka rizaho ritiburira umukumbi wanjye uhanze amaso, ibitari ngombwa batega amatwi bumva ijwi ryanjye. Uraho ngeri bahangayikishije nibura ubwatsi n'ama nazo zifite inzara, mazira ryazitoraguye zikanywa amazi y'ibiroha, hari n'izacubagiraga zarambaraye. Dore ihumure ndacyari Imana yanyu, ndacyari njyewe nubwo inama yanjye yabimwe ntizazimira, ubwo nzatanga ingabo nyinshi zite kubwayo. Ibyo mubona ntibibahangayikishe, inama zanjye zirahari zisirijwe ijanye. Inama zanjye zarorongotaniye mu misozi zitatanira mu isi yose, ntawaruhije hasi shaka habe no kuzibaririza. Nuko rero nimwumve ijambo ry'Uwiteka, inama zanjye zikabiri ibyo by'inyamaswa zo mu gasozi. Ndababwira ukuri na nama yanjye izazimira, ndacyari njyewe inama yanjye yabimwe ntizazimira, ubwo nzatanga ingabo nyinshi zipfe kubwayo. Ibyo mubona ntibibahangayikishe, inama zanjye zirahari zisirijwe ijanye. Birashoboka ko insengero zose zavugwa, abantu ntibabe bakiva mu mazu. Birashoboka ko ibyorezo n'intambara byakoreka isi, ndacyari Imana byose biri mu kiganza cyanjye. Birashoboka ko ibyaha ari byo wabona mu maso hawe, abantu b'Imana bariho ntimugire ubwoba. Ndacyari njyewe nubwo inama yanjye yabimwe ntizazimira, ubwo nzatanga ingabo nyinshi zipfe kubwayo. Ibyo mubona ntibibahangayikishe, inama zanjye
amahirwe yo kureba uburyo bipima imikurire y'umwana mbere y'uko agera ku isi. Abo turibona abo ngabo umuntu n'ubusabusa, ariko ubwo busabusa Imana ibwitaho ikaremera amagufa mu nda y'umubyeyi. Igihe cyagera umuntu akagera ku isi, nguko uko naje nguko uko waje, Imana irahambaye. Imana ifite umutima w'ubwenge burenze ubwa muntu ndetse burenze ubwo wakwibwira. Imana itigisa isi ikayikura hayo, inkingi zayo zikanyeganyizwa, itegeka izuba ntirirase, inyenyeri ikazitwikira y'ubwayo, yibambishije ijuru yo yonyine, idendeza inyanja igendera ku miraba yayo, ariko kubw'urukundo ikunda ibyo byose ibirengaho inyita umwana wayo. Busa burakura bukavuga, bukagenda burushaho kwiga imico y'isi bitewe n'uburere bwaba bugize amahirwe yo guhirwa n'ubuzima, bukishyira hejuru bukibagirwa ko bwavuye mu busabusa, mwibaza umuhebyi uko ababibona. Icishe bugufi inshuti icyubahiro n'icy'Uwiteka, imirimo iratangaje. Imana ifite umutima w'ubwenge burenze ubwa muntu ndetse burenze ubwo wakwibwira. Imana itigisa isi ikayikura hayo, inkingi zayo zikanyeganyizwa, itegeka izuba ntirirase, inyenyeri ikazitwikira y'ubwayo, yibambishije ijuru yo yonyine, idendeza inyanja igendera ku miraba yayo, ariko kubw'urukundo ikunda ibyo byose ibirengaho inyita umwana wayo. Nituzajya tuvuga ko dufite Imana, ugomba kubyumva kugira amaye. Imana iriho yahozeho izahoraho, Imana ifite n'iteka ryose. Data turakubashye twebwe turi ubusa, uhimbazwe kuko ukomeye, ariko ntuterwe isoni nuko tukwita data. Turakubashye twebwe turi ubusa, uhimbazwe kuko ukomeye, ariko ntuterwe isoni nuko tukwita data. turabashimiye rero nshuti bavandimwe twabanye muri uyu umunsi wera w'isabato, amasaha twamaze kwegeramo. Reka rero dusatira umusozi w'iki gitaramo, tubabya ko cyabaye cyiza, mukomeza mukora sheya muhereza n'abandi bavandimwe
bari mu mpande enye zose z'isi, abari muri Afurika n'ahandi hose ku isi hatandukanye, kuko ubutumwa bubasha kugerayo. Reka rero dusoze n'isengesho kandi tubashimira ko mwabanye natwe. Imana ikomeza kuduhana umugisha. Mwubahe Imana dusenge. Data twese ukiranuka, Imana nziza iri mu ijuru, ahategerwa n'inkozi z'ibibi, Imana yaremye isi n'ijuru n'inyanja n'ibirimo byose, yageza ku munsi wa gatanu, kwa gatandatu ikaruhuka, ikaweza, ikaba umugisha, ikabita isabato ari umunsi wa karindwi. Turagushimye Mwami Imana yacu uri mu ijuru habwa icyubahiro. Turi imbere ubwoko bwawe rero, turangaha turi mu gitaramo cya korali ubugingo bushya, twifuza yuko cyagera abantu gikiza imitima benshi muri iyi minsi iheruka iyindi, kuko Mwami Imana yacu imitima itenebutse, ariko ubwo korali yafashe gahunda yo gukora igitaramo kugira ngo igeze ubutumwa hirya no hino ku isi, abantu babireba. Ubwo insengero zifunze bikaba bidakunda ko twasengera mu nsengero Mwami Imana, ariko igitaramo kigiye kuri YouTube akaba aricyo cyagera cyakora ku mitima ya benshi Mwami Imana bakireba. Umugisha kandi tugire neza, uhimbarizwe urakarama. Dufashe kandi dukomeze rero none iteka ryose rwose Mwami wacu. Amen.